Ucyumviye indirimbo uhita wumva amagambo ayikubiyemo ndetse n'ubuhanga buyandikanye. Iyi ndirimbo ni ya Sebanani Andre. Sebanani Andre wari umunyamakuru kuri Radio Rwanda ndetse kandi akaba n'umuhanga mu gukina amakinamico agiye atandukanye. Akaba umuhanzi w'indirimbo zigiye zitandukanye ndetse kandi azwiho kuba yarakoraga mu itsinda rya Orchestre Impala. Sebanani Andre azwi cyane mu makinamico agiye atandukanye nk'iyitwa Nzashira Ingurugunzu Nyiringagi, Icyanzu cy'Imana cyangwa se Uwera ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Sebanani Andre ni umugabo wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 agasiga umugore ndetse n'abana bane. By'umwihariko muri icyo kiganiro tugiye kurebera hamwe amateka n'ibigwi bya Sebanani Andre uzwi cyane ibikorwa bigiye bitandukanye yasize mu Rwanda, yaba makinamico ndetse n'ibihangano bye bigiye bitandukanye. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro ndetse yero muhumuza bahaye ikaze. Sebanani Andre uyu nguyu yari umunyamakuru akaba n'umuhanzi ukundwa cyane ndetse kandi ugikundwa na benshi muri iki gihe nubwo atakiriho. Indirimbo za Sebanani Andre nk'iyitwa Urabaruta, Karimi Geshyari, Zuba ryanjye, Mama Munyana ndetse na Susuruka, iyi ngiyi akaba yararirimbanye n'umufasha we ndetse n'izindi ziri mu rwibutso rukomeye cyane yasigiye Abanyarwanda n'abandi benshi bagiye batandukanye. Nyakwigendera Sebanani Andre wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yari yaravutse mu mwaka w'1952 avukira mu Cyahoze ari komine Kigoma muri perefegitura ya Gitarama, ubu ngubu akaba ari mu karere ka Nyanza intara y'Amajyepfo. Sebanani Andre amashuri yisumbuye yayigiye Ishyogwe, nyuma yaho nibwo yaje gukomereza muri College Officiel de Kigali Coke. Nyuma yaho nibwo yaje kuhirukanywa ajya gukora ubucungamari muri Therapy Kabgayi. Sebanani Andre yamenyekanye cyane mu ikinamico zigiye zitandukanye yagiye akinana ubuhanga na n'ubu ngubu ikinamico zikaba zigikundwa na benshi cyane mu Rwanda. Zimwe mu ikinamico nyinshi Sebanani Andre azwimo cyane ni iyitwa Nzashira Ingurugunzu Nyiringagi, Icyanzu cy'Imana cyangwa se Uwera ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Nyakwigendera Sebanani Andre yaje gukora kuri Radio Rwanda muri gahunda ya Discothèque Phonothèque ya Radio Rwanda ndetse kandi akora no muri gahunda yari ijyanye n'urwenya, ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda ndetse kandi akaba yari n'umukinnyi w'ikinamico mu Itorero Indamutsa. Tariki ya 2 Nzeri mu mwaka w'1979 Sebanani Andre nibwo yaje gushakana n'umukunzi we Mukamurisa Anemari, hanyuma niko kubyarana abana bane ari bo Sheja Ariane wavutse mu mwaka w'1981, Damarara Diane wavutse mu mwaka w'1984, Shengo Frida wavutse mu mwaka w'1985 ndetse na Songa Aristide ari we Bucura wavutse mu mwaka w'1988. Ndetse uyu Bucura kandi nyina akaba yavuze ko atazi se neza kuko agize imyaka 2 mu mwaka w'1990. Sebanani Andre nibwo yahise afungwa mu bo leta yariho yitaga ibyitso by'inkotanyi. Abana bane ba Sebanani Andre yasize ubwo yafungwaga mbere yuko yicwa mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ubuyobozi bwa Orinfor nibwo bwanze kumusubiza mu kazi kuko ngo batakoranaga n'ibyitso by'inkotanyi. Nyina w'aba bana bose we yaje kugira amahirwe yo kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, gusa nyuma yaho ntibyaje kugenda neza kuko yaje kwitaba Imana asize indwara muri Nzeri mu mwaka w'2015. Kubera urukundo rwagaragaye kuri Sebanani Andre, ibi ngibi nibi byatumye umufasha we amutura indirimbo y'urwibutso yise Uracyariho. Mukabarisa wagize amahirwe yo kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ariko akaba yaje guhitanwa n'indi ndwara muri Nzeri mu mwaka w'2015. We yavugaga ko iyi ndirimbo yagikoze mu rwego rwo kugaragaza ko nubwo Sebanani Andre yavuye mu bamukundaga ariko bo kugeza amaginga bakimuzirikana, ndetse kandi ko umuhanzi adapfa kuko ibihangano bye na n'ubu biracyumvwa na benshi kandi biracyasana imitima ya benshi. Bamwibukira ku ndirimbo ze zose ndetse n'amakinamico agiye atandukanye yagiye akina. Uyu mufasha yakunze kuvuga ko kuba Sebanani Andre atakiriho bitavuze ko yazimye kuko yasize abana baseruka mu izina rye. Anga kandi yanavuze ko Sebanani Andre yapfuye ku buryo bw'umubiri ariko roho ye ikaba ikiri kumwe n'umuryango we, akaba ari nayo mpamvu yamutuye iyo ndirimbo. Sebanani Andre kandi ngo yari afite impano yo gucuranga akoresheje ibyuma bya kizungu nka piano, gitari, kuvuza ingoma ndetse n'ibindi. Mu mwaka w'1973 nibwo Sebanani Andre yinjiye mu itsinda rya orchestre ryitwaga Vox Populi. Nyuma yaho Sebanani Andre ndetse na bagenzi be nibwo batangije Orchestre Impala yakunzwe cyane mu myaka ya kera kugeza n'amaginga yangaya ikaba igikundwa na benshi. Kuva icyo gihe Sebanani Andre nibwo bahise bamuha akazina k'akabyiniro ka Papera Rose. Nyakwigendera Sebanani Andre ngo niwe wabaye umuhanzi mu muryango w'iwabo, akaba ari nayo mpamvu Mukabarisa yemeza ko inganzo ya Sebanani Andre nta handi yayikomoye uretse kuba yarabyiyumvagamo gusa.
Sebanani Angeli yari afite ibihangano byinshi bigiye bitandukanye by'umwimerere, kandi mu bihangano bye byinshi Sebanani Angeli yibandaga cyane ku buzima busanzwe, kwerekana ibitagenda neza iyo yabonaga ibintu bizamba mu muryango nyarwanda ndetse n'urukundo. Ahangaha Mukamurisa yaragize ati Sebanani iyo yajyaga guhanga yarabanzaga akitegereza uko umuryango nyarwanda uhagaze ku gihe cye, ahereye ku baturanyi be ba hafi. Sebanani Angeli yaririmbaga urukundo rwa kivandimwe agamije kurubyutsa, kuko urwa benshi rwari rwarakonje, ndetse kandi n'urw'abasore n'inkumi. Nyakwigendera Sebanani Angeli yari umuntu urangwa n'urugwiro, ndetse kandi ugasanga arangwa no gususurutsa abo babaga bari kumwe akoresheje ibiganiro bisetsa. Sebanani Angeli yakundaga kwegera abana be akabigisha kwanga umugayo ndetse n'umushiha, nk'uko mu buhanzi bwe habaga higanjemo amagambo yamagana urwango. Sebanani Angeli yagiraga abantu inama, nk'uko byumvikana cyane mu butumwa bukubiye mu ndirimbo ye yise Karimi Gashyari, aho yakanguriraga abantu kurangwa n'umutima ukunda, batababazwa n'ibyiza abandi bagezeho. Nyakubahwa Sebanani Angeli yararirimbaga ndetse kandi akaba n'umunyamakuru kuri Radio Rwanda, akaba yarishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Sebanani Angeli azwiho kuba yarahimbye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye na n'ubu zigikundwa na benshi mu Rwanda. By'umwihariko muri iki kiganiro twagarukaga ku bigwi n'amateka bya nyakwigendera Sebanani Angeli wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nge mwabanye muri iki kiganiro ndiciye umuhumuza, ndabashimiye. Buri joro ndamurota icyazana ngo tubane, kabeho mwana tware